Yes, ndabasoje mbifurije ishya nihirwe amahoro y'Imana nagumya abane namwe mwese mukunda mugakurikira ibiganiro bya Bombo Cry Empire. Nyita pandemic, nyita the city, nibagiwe ko ari ingejwe abandi bakabakakajwe, nibagiwe ko nanone kandi ndi vandarateri ahari ubushyuhe bwinshi cyane, kandi nanone wibagiwe yuko ndi generator habuze umuriro waba ukoze ikosa. Niyo mpamvu niyemeje kuza muri no myidagaduro kugira ngo nihaze ubushyuhe mite mburegreta, mite mbishyira ku karubanda mwese mubibone. Ahabuze umuriro nanone mite mbamurikira kugira ngo bigumye kuba balanced. Yes, nanone ndagarutse. Ese izi saga zaba abakobwa bacengese bashiki bacu bari muri ino industry, Miki ndetse na Nyambo mwabonye yuko yari inshuti na Miki cyane cyane bakorana ibintu bigiye bitandukanye, niwe wari inshuti ye birenze. None mu gutererwa ivini yahagaragaye, nanone kandi mu kujya kwambikwa impeta yahagaragaye, cyangwa se mu kurahira mu murenge nawe niyahagaragaye, ariko naho bagiye kwiyakirira naho niyahagaragaye. Ubwo urumva n'izandani nyinshi zigumye kuvuga. Miki yicaye kuri TV cyangwa se yicaye kuri kamera kuri Sample TV show, avuga amagambo akomeye, aravuga ngo sinatumiwe, kandi impamvu natatumiwe nuko naje kuba nanga zandani. Nkamubwira ati mwana wa mama, kuba Titi Brown akenye ntacyo bitwaye, ubwo icyambere cyubaka urugo ni urukundo. Va kuri uwo mu diaspora wawe ubona ufite byose, ahubwo usange uwo gukunda ubona mwabana ubuziraherezo. Umukobwa ahita amugira umwanzi, karavuga ati wowe uri kumungisha ifaranga. Urabizi abajejeta faranga cyangwa se abarejande bikundira ifaranga, kubabwira ibindi byose bitarimo amafaranga ubukozi kose. Ariko nanone nkibaza byinshi bigiye bitandukanye. Ese izi saga ziraza kurangira zite? Ziraza kurangira ariko nanone muze kugira icyo murenzaho. Amafaranga azagura byose, amafaranga agura urukundo, agura iki kuki atagura ijuru ndetse nganagure n'ukuzimu yenda bagira. Ariko undi hari abarejande bamwita Riderman mu ndirimbo ye na Bruce Melody, niho yaririmbye amagambo meza agira ati akenshi inyoni iguruka mu kirere ariko nibayishyingura mu kirere. Urumva ikintu bishatse kuvuga yuko uko wakigira kose, aho wabarizwa hose, iteka iwacu hose nimumva. Ewa tuzajya ikuzimu twese. Ariko se Titi Brown ari gukorera igihugu ibintu birenze, asohoye amashimwe yiwe avuga ati Gwinurare, asohora indirimbo bayita Gwinurare, igoyinga viral, atangiye gutumirwa. Ejo ndamwabonye asinya kontra yo kwamamaza, nubwo nashaka kubivuga nanjye ntago bamaye kwamamaza. Ariko nanone ubitekerezeho uvuga ati se kuba Nyambo urukundo rwiwe rugiye hari abakiramani mwabibonye bari bahari, none reba impano bamugeneye aba barejande bacu. Ono mureja ara barejande nge Rusine nyine ubikita wumva nuko jyaho bihiye. Ufite amafaranga yenda buriya bizagenda ibintu birushaho gukemuka. Mvuga ngo abakene n'ubundi gushyingurwa nyine aho tuzaza duhurira n'abakire nimumva ni muri ubu butaka. Ariko nanone mamya nashidikanya ko ijuru tutarihabwa kimwe. Imba ijuru harimo party, imba habamo VIP, imba habamo nanone VVIP, hakabamo n'ahasanzwe hose. Nekereza ko umukene bujya, ariko nanone umukene nta kivugira agira mu ijuru. Ati gute? Yenda nimba isesenguruka umuragira ngo nuko yenda muri Bibiliya haranditse ngo hahirwa abakene ku mitima. Kenshi iyo bavuze abakene twumva ari babakene badafite ibyo kwambara. Bro, ni babakene bafite gusobanukirwa ijambo ry'Imana, bumva bashaka kwigarurira Imana cyangwa se bashonje ijambo ry'Imana. Ntago ari abakene abangaba. Imana yaduhaye byose, ubura ubwenge nzamuta. Kandi nanone abakire ngewe ibintu bibavuganira ni byinshi. Imana yaravuze ati ufite azongererwa. Nyine wamukene fatirana, cyangwa se tujye dufatirana amahirwe tubona. Niyo mpamvu babwira ati umukene n'ijuru nazaribona. Niko njya mbibona mu nyurabwenge zanjye, yenda ntago ndi Imana ariko niko mbibona. Imba bavuga ngo ufite azongererwa. Umukene ntacyo afite, kongerezwa wapi? Ibindi niwe umuhora mu Mana, niwe uhora mu biki, ariko ugasanga za ndani ni nyinshi, ibitavugwa ni byinshi. Mana njyewe yenda sukuza ngo nitereke kuri izi kamera zanjye ngo nivuga ibindi, ariko njya mbona yuko abakene nta hantu dufite ho kurengera, ho kwihisha izuba cyangwa se ho kwegamira. Niyo mpamvu babwira ati Titi ubuze umukobwa kubw'ubukene. Amafaranga nuri umukene, ariko amafaranga
uriya yari afite nayo Titi afite n'ibihwanye. Titi ku rwego rundi arakiza afite byose, mutumva ko ndi kumusuzugura, ariko hari aho ugera ugaca bugufi. Muri Jande mugenzi wacu rero ewana Badrama Badman itereka ndeka kuvuga iriya nyanga Rwanda bita Badrama, ahubwo nayo ngiye kuvuga Badman ihangane kuba nta bushobozi ufite, ariko nizera ko uri stronger than before, komeza ukore kandi biracyaza. Ajya bavuga ati buriya ariko ibibazo by'umugabo n'umugore, buriya wirengagije byinshi, ubwo kora cyangwa se urwanira inzozi zawe kugira ngo ibintu byawe byose bigume kuba bombocrat. Reka nanone mbashimire mbabwira ati ino myidagaduro yacu turaza kuyivuga dute, ese koko abakene nta kivugiro dufite cyangwa ntaho dufite aho kwegamira. Reka mbashimire, ishya n'ihirwe, amahoro ya Nyagasani, uwo wanga ntukamwifuriza ubukene. Reka twese twifurizanye ugukira ndetse no kugera ku nzozi zacu. Ijambo nasiga mbabwiye ni focus on your target.